Okay guys, mbahaye ikaze muri iyi video rero ngiye kubereka uburyo ugiye gufata Facebook profile yawe ukaba wayirokinga ku buryo nta muntu n'umwe uzajya muri profile yawe ngo scrolling agende areba amafoto ahere nk'iyi foto ya mbere arebe iya kabiri arebe iya gatatu arebe iya kane. Ndabizi hari abantu benshi bibangamira kuba barokinga amafoto yabo kugira ngo abantu batazajya bayabona bitewe naho bari imbere cyangwa se naho bageze. Ubu ngubu ngiye kukwereka uburyo uzajya bino bintu ugiye kubihagarika ku buryo inshuti zawe zonyine arizo zonyine zizajya zibanza zikaza zigascrollinga amafoto yawe. Rero icyo ngusaba ni ukunkurikira ino video yagufasha ukareba ko wakanze subscribe aho hasi ndetse wabona hari n'ikintu yungukiyemo yazagufasha ugakanda like. Reka rero nkwereke step by step uburyo tugiye kubigenza. Uraza hano muri Facebook account yawe, uze ukirike kuri Facebook. Ikintu urakora rero urabona twinjiye muri Facebook dashboard. Noneho uraza ukande ahangaha, hano hari agafoto ka profile yanjye urabona, ukandeho. Rero hano urabona ko mfite followers ibihumbi, ibihumbi 4 hafi na 900. We rero ikintu uraza ukore, niba ari professional dashboard uraza ubanze uyifunge. Kuyifunga uraca ahangaha hari utudomo dutatu. Professional dashboard ntabwo uri kugaragara ariko reka dukoreshe viewers. Nubona nawe professional dashboard itarimo urakoresha viewers. Urabona ko rero inshuti zacu zigarutse muri friend, bya bintu by'aba followers byari bibangamye byavuyeho. Noneho dore uburyo ugiye kuza hano uhite ubikora. Noneho uraza kandi hano hari utudomo dutatu. Hano bari kutubwira ngo the action you try take does not work while using viewers. Viewers reka tuyikureho. Noneho tugaruke dukande ahantu hari utudomo dutatu. Tayari rero. Noneho ni dukanda hano hari utudomo dutatu. Urabona hano hari ahantu bari kutubwira ngo profile status, achieve, active, log, review post, lock profile. Lock profile ni kwa kurokinga profile yacu. Rero twebwe turaza duklika hano kuri lock profile. Noneho hano bari kutubwira ngo make your photo and post more private in one step. Hano bari kutubwira ngo kora ku buryo amafoto yawe poste ndetse biba private ukoresheje step imwe. Hano bakatubwira ngo only friend, inshuti gusa nizo zizabona poste zawe, amafoto yawe y'ahazaza cyangwa se story zawe ndetse na profile. Hano bakatubwira ngo only friend will see your full resolution profile picture and cover photo. Bakakubwira ngo ba bantu bagusabye ubucuti nawe ukabubahereza nibo bantu bonyine bazabona ya foto yawe nini igaragara igihe umuntu yashyizeho cover photo cyangwa profile photo. Hano bakakubwira ngo people will still able to see profile info set up to the public post. You are tagged in search for you and send your friend request. Hano barakubwira ngo rwose abantu bazaba bafite ubushobozi bwo kuba bakohereza friend request ariko badashobora kuba bafungura profile yawe. Hano rero turahita dukurikiza ahantu handitse ngo lock your profile. Profile yawe yishyireho ingufuri. Urabona ko profile yawe ahangaha rwose bahise babitubwira neza. You locked your profile, only your friend can see the photo post and stories on profile. Noneho icyo uraza ukore, uraza uhite ukanda hano okay. Rero rwose iyi profile yawe nta muntu uzongera kubona amafoto yawe, cover photo se cya profile photo. Ndabizi wajya kubibona ku Facebook y'abandi bantu ukagira ngo n'ubundi bwenge bwinshi burimo, ariko nubasha gukurikiza ibi byose nakweretse biraza kurangira nawe bakubwiye ngo you locked your profile. Rero icyo ngusaba ni ukanda subscribe ukatubwira muri comment icyo twazakubwiraho, ndetse iyi video yaba yakunyuze ukanakanda like.